ibikwiye ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo kubirebana n'ubwami bw'Imana, kubirebana n'ubwami bw'Imana ni ukureba imbere, uhanga amaso kuri Kristo wenyine, we banze ryo kwizera kwawe akaba ari nawe ugusohoza, ntabwo ureba inyuma. Mwibuke ko ibyo ngibyo ubwo n'imvugo z'umwuka, ntabwo ari ukureba inyuma nk'uko nguko nahindukira gutya, ntabwo ari ibyo ngibyo, ahubwo ni ukuvuga ngo niba umuburo ubonetse Imana ikavuga Isodomu na Gomora ko ari umudugudu ugomba kurimbuka, ko ibyaho byose Imana yabiciriyeho iteka, nubwo ari igihugu cyari gituwe, wari umujyi ukomeye wubatse, urimo abantu, urimo abakobwa n'abagore, abagabo n'abasore n'abana n'inka n'imikumbi n'amafaranga, wari umudugudu ukomeye, ariko ibintu biriyo byose Imana yabiciriyeho iteka. Rero nta cyifuzwa kiriyo mu izina rya Yesu, nta cyifuzwa kiriyo. Ubwo rero Imana yatanze umuburo ngo sohokayo, ikaba itakubwiye ngo imukana ibikwiye kwimukanwa, ntabyo yavuze. Yakubwiye ngo wowe kiza amagara yawe usohokeyo, ni ngombwa ko nawe ugomba gusohokayo rwose, kuko aho ujya hararuta aho uva mu izina rya Yesu. Ni nako iyo Imana iduhamagaye idukura muri iyi Babuloni, muri iyi si, mu by'ukuri amaronko dufite yo mu mwami Yesu kumukurikira niyo arimo byose. Guhanga amaso kuri we akaba ari wowe werekezaho, niwe satisfaction, niwe kunyurwa kuzuye kuruta ibyo wakwifuza byose wategereza mu isi. Rero niyo mpamvu gukebuka ndabasuhuje bavandimwe banjye mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mase nanjye ni Ingabire Clemence. Imana rero ibaha umugisha, nishimiye kubana namwe, kandi n'umwami Imana yacu ari kumwe natwe kugira ngo tugire neza. Yaravuze ngo aho ababiri batatu bateranye mu izina rye, nawe aba hagati muri bo. Niyo mpamvu nsaba ngo iteka ryose mu izina rya Yesu, igihe cyose uzafungura ugiye kumva kino kiganiro, kugira ngo presence y'Imana, presence y'umwami wacu Yesu Kristo, umugambi we ku buzima bwacu uzafunguka ku buzima bwawe iteka ryose, ujye ufunguka ku buzima bwawe iteka ryose, kugira ngo umwami Imana aguha ubusobanuro burenze bwo nshobora kuguha, agusobanurire, akwigishe kugira ngo urusheho gusobanukirwa ibyanditswe byera. Niko bisaba mu izina rya Yesu. Gihome cy'ubuzima bwanjye rero ndagushimiye kano kanya, murengeze wanjye, mwami wanjye, numfashe kano kanya mu izina rya Yesu. Ufashe n'imitima y'abankurikiye kano kanya, mwami w'abami, kugira ngo twese tuboneke imbere y'ubwiza bwawe, dusangirire ku meza yawe. Waravuze ngo bamwe bazaturuka iburasirazuba n'iburengerazuba, ngo hari n'igihe abambere bazaba abinyuma bakaba b'imbere, mwami w'abami. Ariko icyo cy'ingenzi ni uko wadusezeranyije yuko mwami wanjye ari abakure, ab'iburasirazuba n'iburengerazuba, bose bazaboneka ku meza yawe, bagasangira ku meza ya Aburahamu. Mu izina rikomeye rya Yesu rero, reka uwo mugabane ubu wacu kano kanya, mwami w'abami, kugira ngo turire ku meza yawe, hanyuma ubugingo bwacu bwishimire umubyibuho. Mbisabye mu izina rikomeye rya Yesu, amen. Ijambo nshaka ko dusangira kano kanya ni ijambo rivuga ngo mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Bibiliya ikomeza ivuga ngo nukayuka, ngo utagifite ikiwuryoshya, kuryoshya kwawo kwashizemo, ngo ikizaba gisigaye ngo nuko ugomba ngo bazawukandagirira hasi. Ni passage iri muri Matayo, iri mu ma evangile hafi muri Luka, muri Marko no muri Matthieu, ariko jyewe nafashe umurongo muri Matayo. Ni Matayo igice cya 5 umurongo 13 niko haravuga ngo muri umunyu w'isi. Iyo ni statement, ni Imana yabivugaga, ivuga abigishwa b'umwami wacu Yesu Kristo icyo bari cyo. Aravuga ngo muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze, abantu bakawukandagira. Imana idufashe. So ijambo rero nshaka ko dusangira niryo rivuga ngo umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki. Bisobanura rero ni ijambo tugiye gusangira, ariko ry'ijambo ry'umuburo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo iri jambo dusoma rituburire kugira ngo twe gukayuka, rituburire kugira ngo tutagera aho dukandagirwa, ahubwo tugume turi muri ya confession y'Imana yatuye kare ivuga ngo turi umunyu w'isi mu izina rya Yesu. So rero iyo umuburo uje, hanyuma tukumvira umuburo, turakira. Mu muburo haba harimo imbaraga zo kugira ngo zikize abantu
mu izina rya Yesu. Niko yavuze ngo impanda nivuga ngo ntabwo ivugira ubusa, ngo rero n'intare ngo ntabwo yahumira mu ishyamba ngo nta muhigo yabonye. Ihuma rero hari ikintu, niyo mpamvu umuburo uza kubera ko hari icyo uburira kugira ngo hari haboneke uwakira. Mu izina rikomeye rya Yesu rero ni kugira ngo ubugingo bwanjye n'ubugingo bwawe bushobore gukira kubwo kumvira umuburo, kugira ngo duhame ku Imana dushakaho yuko tuba umunyu w'isi mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu. Reka tubanze turebe umunyu ni iki yenda mu buzima busanzwe kugira ngo dushobore kubisobanukirwa. Nibaza ko ari ikirungo, nicyo kirungo cya mbere mu biryo by'umuntu uwo ari we wese, nicyo kirungo cya mbere mbere yuko bagura ibindi, nicyo kirungo cya mbere tumenyereye mu biryo. Hanyuma icyo gikorera mu biryo rero gitanga uburyohe bwo ku rurimi. Buriya uko umuntu ateye mu mirire ye hari ibintu byinshi bituma agira uburyohe. Nk'umutetsi mwiza ateka ibiryo yego byuzuye intungamubiri, icyo nicyo cya mbere, ariko kugira ngo rero biryohere ubirya, izo ntungamubiri zimugeremo zitamuvunnye, hanyuma bigasaba uwo mutetsi ko yita ku bintu bitatu. Icya mbere yitaho ni ukugira ngo nabiteka ubyumva n'aba akiri no hanze, amazuru ye abanza arye umuhumuro wabyo. Rero uko ahumurirwa niko muri we hashaka kurya, akumva rero agomba kujyayo akajya kurya kuko yahumuriwe. Urumva aho ngaho ni ahambere. Aha kabiri ni uko rero noneho ijisho rye nabireba uko bisa, bibe biri bien décoré, biri décoré, ubidekoresha amabara atandukanye bitewe n'ubugaburira. Nk'ibyo by'abana ntabwo bimeze nk'iby'abantu bakuru, ariko iyo decoration nayo noneho amaso ye yabireba, wow, akavuga ati kweri. Noneho rero icya gatatu rero nuko nabifata agashyira mu kanwa, ari bwumve rero none mu kanwa bimeze neza. Ubwo urumva ibyo ni ibintu bitatu, ariko umunyu rero wakitinga mu kanwa. Uwo ntabwo wakitinga mu muhumuro, ntabwo ukora mu kubireba ngo umenye ko birimo umunyu cyangwa bitarimo umunyu, ahubwo ukora mu kanwa ku rurimi. Ni ukuvuga ngo rero utuma wumva uburyohe, ukumva ibyo ugiye kurya bikunuririra bikakugeramo. Wowe ubwawe nta kamaro ufite, ntabwo wowe wakugirira umumaro ukomeye cyane, si ibiryo, ariko ni ikirungo gituma ibyo biryo bikugeramo biguye neza. Iyo rero Imana ivuze ngo turi umunyu w'isi, ni ukuvuga ngo dushobora gutuma abantu babaho mu buzima buboroheye. Ubwo muri iyi si bigoye, ubwo muri iyi si biruhije, ariko ubwo abigishwa b'umwami Yesu nibahagarara neza, bazatuma abatuye isi itabasaza, itabashyiramo depression. Ni ukuvuga ngo kubera ko basa nk'abapeza cyangwa nk'abazimya uwo muriro uri mu isi iteka ryose. Ikindi umunyu ukora, umunyu utuma ibyo kurya bitabora. Ni ukuvuga ngo utuma bakonserva ibiryo. Mujya mubibona nk'amafi tujya turya nka za makayabu, bakazibika igihe imyaka bazibitse kubera ko bazishyizemo umunyu mwinshi. Ni ukuvuga ngo umunyu utuma ibiryo bitagaga cyangwa bitabora bitewe n'ibyo ari byo kwa. So rero uko rero niko umunyu, iyo Imana ivuze ngo muri umunyu w'isi, nanone ituma isi bitumye n'umwanditsi Paul yandikira itorero ry'Abatesalonika, yarababwiye ngo n'ubu umunyamugome arahari, ngo ariko ubugome bwe ntibujya bwimanifesta, ntibujya bukora nk'uko abishaka, ngo kuko umubuza gukora arahari. Iryo ni itorero ry'umwami Yesu. Abo ni abigishwa b'umwami Yesu Kristo. Abo ngabo ni abatuma isi itagaga, batuma isi itabora, batuma isi itamanifesta ububi bwayo bwose, kubera yuko hari abantu bazimya iteka, bazimya uwo muriro. Hari abantu iteka ryose bayibuza gukora. Ni ukuvuga ngo barogoye imigambi y'inshakura, bakadetruiza le plan, bakasenya imigambi, imigabo yose y'umwanzi, hanyuma amahoro akaboneka, ineza ikaboneka, abantu bakongera bugacya bukira bukabejo mu izina ry'umwami Yesu, nubwo turi mu isi y'umwijima. Icyo rero umunyu w'isi niwo ubikora. Niyo mpamvu rero Imana ivuga ngo umunyu wakayuka waryoshwa n'iki? Ese waba ukimaze iki? Ntiwakwiye kwishyira hasi bakawukandagira. Icyo gihe rero urumva niba Imana ivuga ngo turi umunyu w'isi, nitunanirwa izo nshingano tuzaba ntacyo tukimaze, tuzaba twageze kuri perte yacu, gutakara kwacu. Imana ibidufashemo kugira ngo tubone uko tubyumva neza. Reka mpere gato muri mu Isezerano rya kera, mu bitambo byose byatambwaga bagombaga gushyiramo umunyu. Ibitambo byose batambaga, ni ukuvuga ngo byaba ibitambo by'inyama, byaba ibitambo by'amafu,
byaba by'imitsima y'imena nyine urumva ari mu ifu niva mu mutima. Hanyuma n'ibitambo by'imibavu byagiraga, reka mbanze nsome imirongo nihuse, nafashe mike juste kugira ngo nkuhe portrait yabyo kugira ngo ubyumve. Wareba nko mu Balewi ku gice cya 2 umurongo wa 13 aho Imana ivuga ko ituro ry'ifu ko rigomba kuba rimeze. Aravuga ngo ituro ry'ifu ryose ujye urishyiramo umunyu, ntukemere ko ituro ry'ifu utura ribura umunyu, ari wo kimenyetso cy'isezerano ry'Imana yawe. Amaturo yawe yose n'ibitambo byawe byose ujye ubitambana umunyu. Urumva aho atanze n'ibwiriza ry'uko amaturo n'ibitambo byose bigomba gutambanwa umunyu. Hanyuma Ezekiel nafashe mu bice bitandukanye juste kugira ngo byumve ko ryari itegeko rihoraho iteka. Fata nka Ezekiel 43 umurongo wa 23 no haravuga ngo numara amubwira kuzatunganya igicaniro akabitunganya byose. Aramubwira ati numara kweza icyo gicaniro, numara kucyeza uzatamba ikimasa kidafite inenge, risekurume y'intama yo mu mukumbi idafite inenge. Hanyuma 24 akavuga ngo kandi uzabizane imbere y'Uwiteka, maze abatambyi babitere umunyu, babitambirira Uwiteka bibe ibitambo byoswa. Urumva ibi ni ibitambo by'inyama bivusha amaraso. Hanyuma byagera nanone ku birebana n'igicaniro cy'imibavu. Urumva byatangiye ku gicaniro cy'ibitambo, hanyuma no ku gicaniro cy'imibavu naho rero bigomba gukorwa. Wareba mu Kuva ku bice 30 umurongo wa 35 naho haravuga ngo aratangira avuga ku ruvange bagomba gukora rw'imibavu igomba kuba imbere y'Imana ikaguma ihumura iteka ryose ku gicaniro cy'imibavu. Aravuga ngo rero ngo ubivangire kuba umubavu winjijwe n'abahanga, ushyirwamo umunyu we kugira ikindi kivangwa ube wera. Muri uwo mubavu urumva ubundi umunyu mwibuka byari ibintu birebana na test, ariko none wagiye no kwetervena no mu birebana no mu mazuru. Bisobanurwa ngo hariya rero ntabwo ari uko umunyu humura, ntabwo ari uko umunyu ugiye kuvuga ngo hariya kuko uhumura, ahubwo nuko Imana izagaruka ikatubwira mu ba Roma ku gice cya 12 ikavuga ngo mutange imibiri yanyu nk'ibitambo byera bizima bishimwa n'Imana, ariko kwikora kwanyu gukwiye. Ni ukuvuga ngo biriya bitambo iyo ku ruhande rumwe bitashushanyije umwami Yesu, ku rundi ruhande biba bishushanya twebwe. Alleluia. Donc ni ukuvuga ngo biba bishushanya twe, ari twe nk'imibavu. Par exemple nk'ibitambo by'imibavu, ni ukuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo nuko rero ngo natwe tuyitambire ibitambo byacu, iminwa yacu ishima, ngo bibe nk'ibitambo by'imibavu iyihumurira neza. Urumva ko adoration yawe, umutima wawe ushima Imana, umutima wawe unyuzwa n'ineza y'Imana mu buzima bwawe, ukusanya ugahera inyuma ukareba ukabona kurengerwa n'Imana no gutabarwa n'Imana no kugirirwa neza n'Imana no kugendana nayo iteka ryose mu buzima bwawe. Umutima wawe uko unyurwa nabyo ukabyatura, wabyatura mu ndirimbo, wabyatura mu masengesho, wabyatura mu magambo uvuga. Ibyo byose rero bikazamuka imbere y'Imana nk'imibavu yihumura neza. Urumva wibuke ko ari wowe munyu w'isi. Ni ukuvuga ngo rero ubwo wowe uri umunyu rero, icyo gitambo cyose kikuvamo cyose niyo mpamvu gifitemo umunyu mu izina rya Yesu. Mutange imibiri yanyu nk'ibitambo byera bizima bishimwa n'Imana, ariko kwikora kwanyu gukwiye. Urumva mvuze kubirebana n'ayo mashimwe. Hanyuma ariko n'ibindi byose, n'ibindi bitambo byose wabyumvise aho ivuga ati rero nanone kuri iriya fu bagomba gutanga. Bibiliya iravuga ngo tube irobe rizima, niko umwami Yesu yaducunguriye adukuyemo imisemburo yose y'ibyaha kugira ngo tube irobe rizima imbere ye. So urumva rero rya robe naryo ritambanwa umunyu. Urumva kubera yuko umunyu ariyo status yacu, niko kamero kacu mu mwuka, niko kamero kacu mu Mana mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu ibitambo byose rero byagombaga gutambanwa umunyu. Ushyiso nagira ngo umenye muri Ancien Testament agaciro k'uwo munyu, nanone rero umenye uko wari ufite uko kameze. Yenda nongereho kandi gatoya mbere yuko njya kureba umunyu wakayutse. Banza wibuke nanone nk'igihe
ariko ntabwo ndi buhasome reka nkotinge kugira ngo gusa bikorohere mu Bami ba kabiri igice cya kabiri uhereye nko ku murongo wa 20 igihe abantu babwiraga Elisa bamubwira ukuntu umudugudu wabo uvumye umudugudu wabo ufite ibibazo utera nta kintu na kimwe kihaba hanyuma rero yarangiza akababwira ati mumpereze ndebera imperezo nshyashya mumpe n'umunyu ashyiramo aragenda ajya ku isoko y'amazi hanyuma arangije ashyiramo kugira ngo amazi yose atembeye aho muri icyo kirorero cyose hanyuma hashobore kuba ubuzima urumva importance y'umunyu mu byanditswe ariko mutazibaza mutajya mu mubiri ukibaza ngo umunyu wawe wo mu gikoni niwe Imana irimo ivuga uwo munyu yavuze ko ari wowe ahubwo irimo irashushanya umunyu ikurikije wowe umunyu uhora ari mukeya ntabwo ntibigombera mwinshi ni nayo mpamvu intore z'Imana mu isi ntabwo ari benshi ndetse ibyanditswe biravuga ngo munyure mu irembo rifunganye ngo abarinyura nibo bake ariko niryo rembo rigana mu bugingo aleluya ngo naho hari n'irembo rigari ngo abarinyura ni benshi cyane ariko bagana mu kurimbuka kuba baba ari bakeya ntacyo bitwaye kuko ntabwo umwijima ukenera umucyo mwinshi kugira ngo ugende no umwijima uba ari mwinshi wuzuye ahantu ariko akabuji gato karawudrivinga we kakawutwara so umunyu rero ntabwo bisaba kuba ari mwinshi ni muke ariko uryoshya ibiryo ukabituma bigira saveur bikaryohera ubirya bon voilà hanyuma umunyu muri uko tuwushyira mu biryo iyo tuwushyizemo it melts ça se dissout urayenga ukabura ntabwo wajya kuwushaka ahubwo ubona ibiryo wagiyemo ubona effect yawo ubona influence yawo ubona influence yawo muri ibyo biryo ukabona gukora kwawo mu biryo kuko ubirya ntabwo umunyu uba uwureba ahubwo niyo uhuye nawe ubwawe nta nubwo ukunda ushyize nk'umunyu bashyizemo muke ugashyira nko mu biryo bikonje warangiza mu mwanya ukaza kurya ukumva ukubise iryinyo ntabwo bikugwa neza bikugwa nabi cyane tuwukunda uyenze ugakwira mu biryo hose uko nguko rero niko Imana yifuza ko ubwo buzima bwacu influence y'abakirisitu influence y'abigishwa ya followers y'abigishwa b'Umwami Yesu Kristo abo ngabo bakurikiye Umwami Yesu abo bamwubaha influence yabo irenga ingabano z'imisozi bidasabye rero ko bo bipresenta kuko kenshi usanga gukorera Umwami umurimo wose ashaka kudukoramo n'uwo akorera muri twebwe kugira ngo tuwugeze ku bandi rimwe na rimwe dushaka no kuwuhagararira kugira ngo tuwiyitirire ariko mu by'ukuri ntabwo ari uko Imana yabiteganyije ngo tuwuhagararire tuwiyitirire ahubwo ni ukuwukora warangiza rwose ntibazanamenye ko ari wowe wakoze ibyo bazashima Imana yabibakoreye niyo mpamvu igihe cyose Imana yagiye ivuga ibintu ikakunda ibanga ukuboko kwawe kw'iburyo ni gutanga ukw'ibumoso ni kukabimenye nibyo byiza kuko wabikoze kubwo Umwami Yesu rero ubwo rero byakoretse Umwami Yesu nahabwa icyubahiro cyo nicyo cyiza ntabwo ari ngombwa gutwara kamera ntabwo ari ngombwa hari umunsi umwe nigeze kuba mpagaze imbere ya classe ahantu ndababaza twarimo dukora introspection twiyinira twisuzuma ndavuga nk'ubu Imana igukoresheje wibereye mu rugo wajya usenga abarwayi impande n'impande mu bitaro bagakira bahe ako ntihagire umuntu ukumenya Imana ikavuga ati rege nkwaye impano uzajya usengera abantu uzajya ndagukoresha les exploits imirimo y'ibitangaza ariko gusa nobody nta muntu uzakumenya n'umunsi warimwe ko hari ikintu na kimwe wakoze icyo gihe iteraniro nari ndi imbere barambwiye bahise urabona hari imvugo tuvuga tudashyize mu bwenge tubivugishije n'ama reflex yacu za reflex zikavuga ako kanya ngo byaba bimaze iki se can you imagine niba umuntu ashaka ngo byaba bimaze iki se byaba bimaze iki kubona none ntari bugaragare ntabwo rari Imana ari kubyifuza yifuza ko twayengera mu biryo gutyo umunyu n'ugaragare ariko ugukora kwawo kukagaragara kukakora ibikomeye cyane Imana itugirire neza cyane reka turebe side rero y'uyu munyu kuko nababwiye ko tugitangira yuko iri jambo ari umuburo Imana irimo ituburira rero turebe uyu muburo ndi bwifashishe rero inkuru za mukaroti muramuzi no kuvuga ngo
Isodomu na Gomora Imana yahaciriye urubanza kubera ibyaha byaho. Hanyuma marayika araza kubw'amasengesho ya Aburahamu, kubw'amasengesho ya Aburahamu Imana yari yamusezeranyije ko idashobora kurimburana abanyabyaha n'abakiranutsi. So uko nguko niko famiye ya Loti Imana yashatse kugisohora, ariko bamwe baranabyanze, bamwe banze gusohoka. Hanyuma bigeze aho Loti aza kwemererwa, aza kuba ari we usohorwa nawe kubw'igitugu marayika yamuteye kugira ngo yihute asohoke. Hanyuma we arasohoka, n'umugore we arasohoka, n'abakobwa be babiri barasohoka. Urumva barimo basohoka bava i Sodomu. Mu mvugo y'umwuka Imana ivuga Sodomu, ivuga igihe cya Nowa, ikavuga Egiputa, ikavuga Babuloni. Izo ni periode cyangwa na area zijya gusa mu mvugo y'umwuka. Ni ahantu h'umuvumo, ni ahantu h'umujinya, ni ahantu hategereje gucirwaho iteka, ni ahantu hahora hacirwaho iteka, hadafite ibyiringiro, saho gutura. Ntabwo ari Siyoni, murimo murabyumva, si Siyoni, kuko ku Siyoni aho niho Uwiteka yategekeye umugisha. Yerusalemu abarinzi baho nibo bahama ku nkike kuzageza igihe Imana izayigirira ishimwe mu isi. Mu mvugo z'umwuka aho ni sawa, ariko i Babuloni iravuga ngo uraguye Babuloni. Ikavuga iti bwoko bwanjye nimusohokemo. Isodomu na Gomora na periode y'igihe cya Nowa Imana ikavuga ngo nkuko ngo byabaye ku gihe cya Nowa, nkuko byabaye Isodomu na Gomora, ngo abantu bararyaga baranywaga. Urumva ibishushanya n'igihe cya destruction, igihe cyo kurimbuka. So murimo murabyumva rero, nukuvuga ngo kuba Imana ishushanya umuntu barimo basohoka Isodomu na Gomora. Ni byiza kuko Imana irahamagara ngo bwoko bwanjye nimusohokeyo. Imana ihimbazwe. Iyo rero umuntu ashoboye kumvira mu ruburo agasohokayo. Ariko nubwo basohotseyo rero Imana yari yababwiye ngo niwagende wihute bajye ku musozi. Bo rero nta nubwo banagiye ku musozi, ngo bagiye bugufi bagisowari. Bagiye isowari uko byabagendekeye. Urumva iyo Imana yakubwiye ngo ugende ujye kure, niko ibyanditswe bijya bitubwira, ikatubwira ngo nituve hagati aho dufite ubukonje buke n'ubushyuhe buke, hanyuma tukaba akazuyazi. Imana ikavuga iti no, shyuha igira imbere mu bushyuhe, cyangwa subira inyuma ugende ukonje, kuko uwera ni yezwe, n'uwanduye nagume yandure. Uri murabyumva rero ko aho Imana yari yababwiye ngo nibajye ku musozi yagira ngo bajye kure, bigire kure y'akazuyazi, bigire kure y'ibicumuro by'Isodomu na Gomora. Ntabwo ari byo bakoze. Niyo mpamvu ubona bageze isowari babakobwa bajya kwiryamanisha na se, hanyuma babyara abamowabu n'abamoni, abantu baciwe mu nzu y'Uwiteka. Imana idufasha cyane, ariko ibyo byabo sibyo ndiho. Icyo nshaka kuvuga rero ni Mukaroti rero ibyanditswe biravuga ngo nubwo yarasohotse arimo ava Isodomu na Gomora, ariko yageze hanze ngo ahindukiye rero uko byamugendekeye. Bibiliya iravuga ngo ndasoma umurongo umwe, inkuru nari nyivuze mu itangira igice cya 19, ndasoma umurongo wa 26. Haravuga ngo ariko Mukaroti arakebuka areba inyuma areba inyuma ahinduka inkingi y'umunyu. Voilà, donc yarakebutse areba inyuma. Arebye inyuma, wari umugenzi bagendanaga n'abandi yasigaye aho ngaho, ahinduka inkingi y'umunyu. Nimwibuke Bibiliya yatubwiye ngo turi umunyu w'isi. Mukaroti muri desobeyisance ye kubwo kureba inyuma ahindutse inkingi y'umunyu. Reka manze mvuge gato kubirebana no kureba inyuma. Wenda kureba inyuma buriya byaba bishaka gusobanura iki? Kureba inyuma kuko umuntu ni umugenzi, arimo arasohoka arava Isodomu na Gomora. Bwoko bwanjye nimusohokeyo. Yumviye uwo muburo nawe arasohotse, arimo aragenda. Ariko kureba inyuma byaba bishaka gusobanura iki? Ibyanditswe biravuga ngo ushyize ukuboko ku isuka ihinga, ngo yarangiza ngo akareba inyuma, ngo ntaba ngo passage mu Kinyarwanda reka nyisoma uko ivuga. Ni muri Luka igice cy'9 umurongo wa 62. Haravuga ngo ariko Yesu aramubwira ati nta muntu ufashe isuka ureba inyuma ukwiye ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo kubirebana n'ubwami bw'Imana ni ukureba imbere, uhanga amaso kuri Kristo wenyine,
we banze ryo kwizera kwawe akaba ari nawe ugusokoza. Ntabwo ureba inyuma. Mwibuke ko ibyo ngibyo ubwo n'imvugo z'umwuka, ntabwo ari ukureba inyuma nk'uko nguko nahindukira gutya, ntabwo ari ibyo ngibyo. Ahubwo ni ukuvuga ngo niba umuburo ubonetse, Imana ikavuga i Sodomu na Gomora ko ari umudugudu ugomba kurimbuka, ko ibyaho byose Imana yabiciriyeho iteka, nubwo ari igihugu cyari gituwe, wari umujyi ukomeye wubatse, urimo abantu, urimo abakobwa n'abagore, abagabo n'abasore n'abana n'inka n'imikumbi n'amafaranga, wari umudugudu ukomeye. Ariko ibintu biriyo byose Imana yabiciriyeho iteka. Rero nta cyifuzwa kiriyo mu izina rya Yesu, nta cyifuzwa kiriyo. Ubwo rero Imana yatanze umuburo ngo sohokayo, ikaba itakubwiye ngo imukana ibikwiye kwimukanwa, ntabyo yavuze. Yakubwiye ngo wowe kiza amagara yawe usohokeyo, ni ngombwa ko nawe ugomba gusohokayo rwose, kuko aho ujya hararuta aho uva mu izina rya Yesu. Ni nako iyo Imana iduhamagaye idukura muri iyi Babuloni, muri iyi si, mu by'ukuri amaronko dufite yo mu Mwami Yesu kumukurikira niyo arimo byose. Guhanga amaso kuri we akaba ari wowe werekezaho, niwe satisfaction, niwe kunyurwa kuzuye kuruta ibyo wakwifuza byose wategereza mu isi. Rero niyo mpamvu gukebuka ukareba inyuma, ushyize ukuboko ku isuka ihinga akareba inyuma, aba adagikwiriye ubwo bwami bw'Imana. Reka nkwereke ko ibintu abantu bareba inyuma. Reka ngiye kubaha akagero gatoya namwe wenda kugira ngo nawe ukore introspection yawe bwite. Ubajije nk'abantu, ushobora kubaza nk'abantu, umwana w'abantu b'urubyiruko arangije yatangiye akazi, kwambwira uti Umwami Yesu agiye kuza, ariko genda musenze ntaza, ashobora kutaza akabatinzeho rwose. Hari abantu benshi bavuga bati abaretse kuko ntararongora, abaretse kuko ntararongorwa, nabaretse mbanze ndya amafaranga yanjye nari nyabonye, nabaretse mbanze nubaka inzu yanjye, abaretse kubera ko dore ibintu byari bibaye byiza. Mu by'ukuri ibyo ngibyo bituma umuntu yatekereza ko nabaretse ni nko kureba inyuma. Ni ukuvuga ngo kubona ngo ariko hari ibyiza byari bibonetse muri iyi si, ubwo nubwo urimo yita ko iyi si ari mbi, ariko hari ibyiza byari bibonetsemo. Ndabona hari fruits zarimo zizamukamo, ndabona hari utuntu twari twemprovinzemo kuri jewe. Mu by'ukuri nta cyiza kirimo na kimwe, ibyiza byose biri mu Mwami Yesu. Kugumuga muhangaho amaso, kumuhangaho amaso, harimo amazu, harimo amafaranga, harimo byose, kandi bidaturutse mu mwanda w'isi, bidaturutse mu mitekerereze no mu myibwire y'isi no muri corruption y'isi, bidaturutse mu bujura bw'isi, bidaturutse mu byaha by'isi, bidaturutse muri cya gitugu isi gushyiraho kugira ngo ukundi biguhe, ahubwo biturutse mu bwami bw'Imana. Akaba ariho ubikura, ukabikura mu kiganza cy'Umwami Yesu, ku buryo rwose ugenda uri confident, uzi neza ngo nta corruption ikurimo, uzi ngo ibyo utunze byose nta mwanda urimo, ntabwo bikomoka kuri devil, ntabwo shitani abifiteho urutabi, ntabwo abifitemo connection, ntabifitemo akaboko. Umwami Yesu igihe ari mu gashyamba ka Getsemani yigeze kuvuga ngo ungenza araje ngo ariko nta cyamfitemo, ukaba mu nzu ntacyo satani, nta mutungo we urimo, nta mutungo we, ku buryo usenga uhagaze kuri legal ground, uhagaze ku maguru yawe, ufite ubushizi bw'amanga bwose, kuko imodoka ugendamo nta ruswa irimo, nta bujura burimo, ntabwo wayibye, ntabwo wayikoreye ivuye ahantu habi, yaturutse mu ijuru urabizi. So ni ukuvuga ngo rero imyuka ya accident uyigendaho yose ubasha kuyihagarara, ukayihagarika mu izina rya Yesu, ukadeturiza za pane zose, ugasaba Imana kukurengera, ukabivuga nta mbebya, kubera yuko uzi neza yuko nta corruption irimo, kubera yuko mu rugendo rwawe ufokasinga imbere, uhanze amaso kuri Kristo wenyine, we banze ryo kwizera kwawe akaba ari nawe ugusohoza. Iyo Bibiliya ikotinga uwo murongo ndimo mvuga uri mu Baheburayo ku gice cya 12, igice cya 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, atangira avuga abaturutse ku gice cya 11 aho yavuze igicucu cy'abahamya banesheje kubwo kwizera. Noneho akavuga geze ku gice cya 12 ku murongo wa mbere akavuga ngo ubwo tugoswe n'abahamya bangana batyo, ngo nuko ngo natwe twiyambure ibituremerera, ngo ndetse n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba. Bituremerera nibyo weights z'isi, uburemere, imisigo y'isi yo kwifuza no kwiganyira no kurarikira, ibyo ngibyo ibyo bintu byose, ayo maganya y'isi ntabwo yitwa ibyaha, ariko ni imizigo. Ati rero nta muntu wakora umuvuduko washobora kwirukanka ngo arangize race ye, ntabwo yabishobora,
kandi yikoreye, agomba kwikuraho ibimuremereye byose, akikuraho n'icyaha cyose azi ko gishobora kumwizingiraho vuba. Ni ukuvuga ngo hari icyaha cyagutungura uri mu rugendo akaba kigutungura cyadutse ariko kitari kimwe kikwizingiraho, kuko hari ibintu uzi ngo iyo ntangiye gutya, iyo ntangiye gukoresponda n'abantu, ntangiye kujya gucata ari abahungu n'abakobwa bacata, ari aba les copains les copines bacata bene ibyo ngibyo, ukaba uzi ngo birendinga up bigenze gutya na gutya, then stop it, hagarika ibyo byaha bibasha kukwizingiraho vuba. Niba uzi ngo iyo ntangiye kureba filime ndeba agaseri ka mbere simpagarike, niba ari agaseri niba ari episode je ne sais pas, ndeba kamwe simpagarike nkareba kakabiri, then hagarika byo kugutwara umwanya wawe. Ibyo bintu byose bibasha kukwizingiraho vuba kugira ngo ubyiyambure, kugira ngo ushobore kurangiza uwo muvuduko uhanga amaso kuri Kristo wenyine. Bibiliya ikavuga ngo umwami Yesu ngo kubw'ibyishimo byari bimushyizwe imbere, ibyo byishimo bikaba byari umusaraba, byari kumbona agiye igorogota, akabona ndacunguwe, akabona ndababariwe, akabona ndabohotse, akabona nawe, kuko Bibiliya iravuga muri Yesaya 53 haravuga ngo ugazitangaho igitambo cyo gukuraho ibyaha ngo azabona urubyaro rwinshi. Rero yabonaga ubwo umusaraba wari umushyizwe imbere, akabona niyitangaho igitambo gikuraho ibyaha, akabona urubyaro arimo arabyara buri munsi abyara abana b'ubugingo. Rero Bibiliya iravuga ngo kubw'ibyo byishimo byari bimushyizwe imbere ngo byatumye ajya ku musaraba awambrasa, awihutira vuba. Nibikora Bibiliya ivuga ngo natwe tumuhanga amaso, we banze ryo kwizera kwacu, akaba ari nawe ugusohoza, ngo we nawe nkuko nawe yabigenje aba ariko natwe tubigenze, natwe turebe ingororano dufite muri we, hanyuma bitume tutagira tendance, tutareba inyuma, kuko ibyo dusize inyuma nta kintu kirimo, ibiri imbere nibyo bifite agaciro cyane. Mukaroti rero yarebye inyuma ahinduka ngo inkingi y'umunyu. Nimutekereze namwe uko uteye, urayenga, ujya mu biryo hanyuma ukayenga, tukabona ibiryo umunyu tukawubura. We yasigaye ngo ari inkingi y'umunyu. Bibiliya ikanavuga ngo irahari ngo na bugingo n'ubu. Nimutekereze namwe iyo nkingi y'umunyu itajya yidisolva, itajya iyenga, itajya iburira mu biryo, iguma ihagaze. Ni ukuvuga ngo ni bya bindi bajya bavuga ngo umuntu yapfuye ahagaze, donc nta buzima bukimurimo, ahagaze nka monima byonyine, kubera ko ubuzima bwo mu munyu ni uburyohe bwawo, ariko no kumertinga, kubera ko ntabwo twebwe tuwurya, ariko twagiye kuwurigata nka ya myunyu njya mbona y'inka iyo bajya bashyira hariya ziza zikarigata zigasubira zikakunywa amazi. Wacu uyengera ari wo uyu twasomye mu byanditswe, niwo ndimo mvuga, uyu twasomye mu byanditswe uyengera mu biryo. None rero niba mukaroti yarabaye inkingi y'umunyu, ni ukuvuga ngo ntagifite capacité ya influence, ntagifite ubushobozi buyenga, butanga ubuzima bwe cyangwa butanga ubumunyu bwe kugira ngo bushobore kuryoshya ikindi kintu, ahubwo arahagaze nk'ikibuye wenyine, wubwe ntacyo yimariye, ariko rero nta nicyo ashobora kumarira abandi. Nibyo rero byanditswe byavuze ngo mbese umunyu nukayuka ngo uzaba ukimaze iki, ngo ibikwiriye nuko bawukasasa hasi ukabibuye risanzwe abantu bagakandagira, waba ari ikibuye kinini, waba ari utubuye duto ukaba nk'umucanga bagakandagira, ngo ubwo nta kindi waba ukimaze, kuko waba watakaje valeur yawo, waba watakaje umwimerere wawo wo kugira ngo rero ushobore kuyenga, ugire influence mu byo kurya, ugire influence mu bantu, kuko Imana iravuga ngo turi umunyu w'isi. Ni ukuvuga ngo rero iyo ukiri umunyu w'isi ushobora kugira influence, cyangwa reka ndebe ukuntu mbivugaho, ugira kuba kuzungurutse no ku bintu bikuzungurutse ahantu uri, ni ukuvuga ngo ubasha kuhahindura, hakaba imbaraga z'Imana, hakaba ubwami bw'Imana ku bwawe, ineza y'Imana n'imbabazi zayo no kurengerwa nayo, umwuka w'Imana ukabura hari, hakaba atari umwuka wa Satani. Ni ukuvuga ngo icyo gihe rero uri umunyu.
ariko noneho iyo ntacyo ushobora kuhamara, iyo influence idashobotse, wabaye inkingi y'umunyu, wabaye inkingi. Ariko bikaba bizanwa n'iki? Ibyanditswe byavuzwe ko bizanwa ngo no kureba inyuma, kubera ko uriya mugore yasohotse Isodomu, yasohotse Isodomu aragenda. Rero gusohokamo byonyine biba byatugize bazima, biba byaduhinduye umunyu w'isi twese. Ariko kureba inyuma mu rugendo biduhindura imyunyu y'umunyu, bigatuma wa munyu ari wo twebwe ukayuka, ukaba ntacyo ukimaze, ukaba ukwiye gukandagirwa hasi. Imana yo mu ijuru idufashe mu izina rikomeye rya Yesu. Ubwo tukiri mu rugendo, tukaba iteka ryacu ritararangira, niba wararebye inyuma ukabona nta influence ugifite, warasubiye mu isi, warasubije umutima wawe kandi uhagaze mu rugendo, bikanatuma n'isowari utanahagera haba isowari, ukaba ukiri mu nzu uhagaze aho, imbabazi z'umwami Yesu ziracyahari, niyo mpamvu yitanzeho igitambo ku bwacu. Rero uyu munsi wamuzamurira ibiganza ukamwerekezaho umutima wawe, ukamutakambira kugira ngo yongere agusubizemo uburyohe, agusubizemo ubuzima. Ubwo buryohe rero ntabwo utangira kuburyohereza abandi, ahubwo ubwo buryohe buhera muri wowe, ugatangira kumva uburyohe bw'agakiza, kumva uburyohe bwo gusenga, kumva uburyohe bwo gusoma ijambo ry'Imana, ukumva uburyohe bwo guterana, ukumva muri wowe harasa nk'aharehareha, hakumbuye umwami wawe, hakumbuye kubana n'Imana, hakumbuye ibihe byiza byo kuba bya fellowship. Aho ngaho rero niho uburyohe buhera aho ngaho. Ubwo buba muri wowe rero nibwo buvamo bukagera no mu bandi, hanyuma bukabahesha ubuzima, kuko ubwo buryohe butangirira isoko yabihera muri wowe. Niba rero wumva ubwo buryohe, iyo excitement itari muri wowe, menya ngo warakayutse, menya ngo warumye, menya ngo ntabwo ukishoboye ko influence. Tabaza mu izina rikomeye rya Yesu kugira ngo umwami Imana agutabare. Niyo mpamvu y'umuburo w'uyu munsi, kugira ngo wemere umwami Yesu agutabare, wemere ko uri indushyi, wemere ko ubabaye, wemere ko warushye, wemere ko ibikanu byawe byahindukiye, wemere ko warebaga inyuma, wemere urebe imbere, hanyuma utabaza umwami Yesu, umubwire ngo ongera umfashe, ntabara mpagarare neza mu rugendo, ntabara mpagarare neza ngume ntera intambwe zijya imbere, kandi focusinze imbere honyine, mpanze amaso kuri Kristo wenyine, we banze ryo kwizera kwanjye akaba ari nawe ugusohoza, mufatiyeho urugero rukomeye rw'uburyo nawe yahanze amaso umusaraba kubw'ibyishimo byari bimushyizwe imbere, nawe kubw'ibyishimo bigushyizwe imbere, kubw'amasezerano akomeye umufitemo, amasezerano y'ubugingo bwawe bwose ndetse n'ibyawe byose kubicungurira muri we. Rero bitume umuhanga amaso mu izina rikomeye rya Yesu. Ndagushimiye murengezi wanjye mwami, ndagushimiye kubw'iteraniro ryose ryanteze amatwi, kandi ndagushima kubw'umurimo wawe wenda gukora mu mutima wa buri umwe wese wumvise mu izina rya Yesu, kuko ni wowe uba inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohoze mwami w'abami. Rero ndabizi kuri iri inyuma kugira ngo ugira bukangura kano kanya, ugira bukebura mu izina rikomeye rya Yesu, kandi wongere mu izina rya Yesu Kristo utanga uburyohe bw'agakiza, utanga uburyohe bw'urugendo mu izina rya Yesu mwami w'abami, kugira ngo dushobore kuba ab'imbaraga mu gihe cyacu, tube abafite uburyohe bashobora ku influence mu gihe cyacu, be influence isi yacu na environment yacu turimo mu izina rikomeye rya Yesu, babuza environment yacu kubora, ahubwo bagatuma ishobora kugira ubuzima kuko duhari. Mu izina rya burya Yesu Kristo ndasenze nizeye, amen.